Haleluya, nshuti z'umusaraba, nongeye kugusuhuza mwene data teza amatwi ijambo ry'Imana, wowe uzaryumva. Imana mu ijuru iguha imbaraga zayo zihebuje rwose, zikora imirimo n'ibitangaza kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenga Imana mbere yo kuganira ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kubera ko uri umugiraneza, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye kuri Imana itwitaho mu mpande zose zitandukanye, ukabana na buri umwe. Ushimire ko uduhaye amahirwe kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ribe umutsima utunga ubugingo, reka ijambo ryawe rigira impinduka mu buzima bwacu, dusonzorwe nawe, twambike imbaraga nawe, ubuntu bwawe bwanze muri twe, udufashe umwuka wera ganze muri buri kimwe cyose, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana tusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Turasoma igice cyaho cya 3, turasoma n'umurongo waho wa 9. Bibiliya iravuze ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ibyo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Reka dusubiremo. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Nshuti muvandimwe unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire, ubuzima bw'umukristo ni ubuzima butandukanye n'ubuzima bw'abandi bantu bose. Ubuzima bw'umukristo ni ubuzima bufite itandukaniro n'ibindi bintu byose. Umukristo ntabwo abaho nk'uko abandi bantu babaho. Umukristo ntabwo avuga nk'uko abandi bantu bavuga. Umukristo ni umuntu ufite itandukaniro kuko Kristo ari muri we. Ubuzima tubamo bwa buri munsi duhura n'ibintu bidukomeretsa, duhura n'abaduhemukira, duhura n'abatugira nabi, duhura n'abatwabura, duhura n'abadukomeretsa mu buryo butandukanye. Ariko umuntu w'isi cyangwa se utarakira Yesu agambirira mu mutima zihorera. Ariko mu by'ukuri umukristo nyamukristo, Bibiliya iratubwiye ngo ntitukiture umuntu inabi yatugiriye cyangwa igitutsi yadututse. Haleluya. Ahubwo tumwiture kumusabira umugisha. Data ashimwe cyane. Abantu benshi bakunda kubaho ubuzima bwo guhora. Umuntu akumva ko yagiriwe nabi, akavuga ati nanjye nzamwishyura mpaka nawe azumve. Umuntu wenda akaba yakwatse amafaranga cyangwa wamwatse amafaranga ntiyayaguha, ugataha n'inzika ukavuga nanjye nayo nzamuha. Cyangwa yagira icyo agusaba ugifitiye ubushobozi, ugahita wibuka icyo yagukoreye kibi. Bibiliya iravuze ngo wowe mukristo, haleluya, umwiture kumusabira umugisha. Nirwo rugero rwiza Yesu yatanze. Abamwishe, abamubambye, yaravuze ngo data ubababarire kuko nabo ntabwo bazi icyo bakora. Data ashimwe cyane. Abasabira umugisha, bari barimo bamwica. Stefano bamutera amabuye, nawe yabasabiye umugisha, aravuga ngo data ubabarire. Haleluya. Kubera ko ntabwo bazi icyo bakora. Tekereza gusabira imbabazi umuntu utazi gusabye, guha umuntu imbabazi atazi gusabye, ni nabyo Bibiliya idusaba. Kidukitura umuntu inabi yatugiriye.
uwanze kugusura musure, uwanze kugutwerera mu bukwe mutwerere, uwanze kugusura mu mpamvu zitandukanye wowe musure, uwakuvuze nabi jya umwitura kumuvuga neza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Utarakugaburiye ushonje mugaburire, utaramuhe. Ikibi cye tunesha, ahubwo tunesheshe ikibi cyiza, niko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cyawo cya 12. Data ashimwe cyane. Tukitura umuntu inabi yatugiriye. Abantu kenshi usanga babikiranye inzika, wakanaka yaramvuze, wakumva nawe bamuvuze ukavuga ngo awa, ngo nawe se yavugwa, ariko ntabwo ari indangagaciro za gikristo. Umuntu kubera ko mu nama ibunaka yakuvuze nabi, nawe waba uri mu nama bamuvugaho nawe ukamubamba. Ntitukiture umuntu inabi yatugiye, ahubwo tumwiture kumusabira umugisha. Abantu benshi bavuga ko bakunda Kristo, ariko bamwanga babyerekanisha ibikorwa bakora. Kubwese aravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yaravuze ngo kandi se mukunda abanzi banyu. Haleluya. Ese nimukunda ababakunda muzamutandukaniye n'abapagani? Shuti muvandimwe nkurikiye, ese niba ujya usura umuntu ugusura, ntabwo ari bya bindi ngo abanyarwanda baravuze ngo inuma y'u Rwanda ngo yabwiye iyi Burundi ngo huguha. Umukristo ntabwo ukwiye gusura abagusura, ntabwo ukwiye gutwerera abagutwerera. Hari ibintu njye mbona bikambabaza akenshi mu matorero atandukanye. Ubona umuntu w'umukene, wa wundi bavuga ko hari ubwitange bwo kubaka urusengero akaba atabona umufuka wa sima, wa wundi bavuga ko hari ukwakira abashyitsi akaba atatanga ibiri 10 by'umuceri cyangwa 5 by'isukari, wa wundi utagira imyenda myiza, wa wundi udatanga icya 10 kibyibushye, wa wundi utagaragara mu maso y'abantu. Uwo muntu akarwara akarembera iyo, ugasanga ntasurwa, ugasanga harasurwa abitwa abakire, ugasanga hagendererwa abatanga icya 10 kinini, ugasanga haragendererwa abafitanye amasano ya bugufi n'abanyetore, ariko ugasanga wa muntu w'inyuma ntabwo arebwa. Ese niba ushobora gukunda ugukunda gusa ukagendana nabo muhuje ubutunzi cyangwa muhuje titire, ntabwo ari indangagaciro za gikristo. Yesu role model wacu yajyaga yita cyane ku badafite shinge na rugero, yajyaga yita cyane ku badafite kivurira, yajyaga atabara ababuze ubutabazi, yajyaga agaburira abashonje babuze uko bagira. Urwo ni rwo natwe rugero dukwiye gukurikiza, niba turabagana juru koko, niba turabataha juru koko. Twe kwizirikana ubwacu, ahubwo tuzirikane n'abandi. Ntukiture umuntu inabi yakugiriye. Uramenye guhora si ukwawe, guhora ni ukw'Imana. Kandi ngo nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Twe kujya dufata amakosa ngo tuyakosoza ndi. Haleluya. Ntukiture umuntu inabi yakugiriye, ahubwo umwiture kumusabira umugisha. Ese ujya wibuka gusabira umugisha umuntu wakugiriye nabi? Ese ujya wibuka gusabira umugisha umuntu
ikubujije amahirwe wari ugiye gukoza imitwe y'intoki? Ese ujya gusabira umugisha umuntu wakwiciye ubukwe? Ese ugiye gusabira umugisha umuntu wakwiciye, wakurogeye? Ese ujye wibuka gusabira umugisha umuntu wakwimye ibyo kurya ushonje? Ese iyo uhuye n'uwakugiriye nabi ari mu kibazo, wowe ubigenza gute? Iyo uhuye n'umuntu utaragufashije ageze mu gihe nawe akeneye ubufasha, ubigenza gute? Imana yo mu ijuru ikurengere, Imana yo mu ijuru iguha imbaraga. Ese niki cyashoboza, niki cyatanga uwo mutima? Niki cyatumye Stefano asabira abamuteraga amabuye, akabasabira umugisha, akavuga ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora? Nuko yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Haleluya! Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, reka mbabwire, umubyeyi umwe yigeze afata abana babiri, noneho cyumwe agafata ikiganza cyumwe akagikubitisha undi, akabaza uwakubise ngo ninde ugukubise. Mu buryo bwumvikana umwe yashoboraga kuvuga ati ni kanaka unkubise, cyangwa akavuga ati wa undi nawe bavuga ngo aramubise, akavuga ati ni papa ufashe ukuboko kwanjye aragukubita. Umuntu nakugirira nabi ntukarebe we, ujye ureba Satani, nawe ntabwo ari we, ni Satani umurimo. Umuntu natagufasha ntibikakubabaze. Abo mu miryango yawe nibatakwitaho ntugashavure. Imana yonyine niyo itazaguta. Umuntu yaguta ariko Imana niyo itaguta. Nshuti muvandimwe, hirya y'ibibazo wahuye nabyo, hirya y'ingorane wahuye nazo mu buzima butandukanye, ndagusaba, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ntukiture umuntu inabi yakugiriye, ahubwo umwiture kumusabira umugisha. Haleluya! Abantu benshi bashyinguye abantu mu mitima yabo, hakaba ngo ngenda mwanga n'Imana irabizi. Nge sinamusura, nge sinamutahira ubukwe, nge sinamufasha, musanze ku muhanda namureka uko yaba ameze kose. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo haleluya, twitura abatugiriye nabi kubasabira umugisha. Ubwo nibwo buzima bwa Gikristo. Kandi natwe twarababariwe. Njya nkunda kubivuga ngo iyo uzi agaciro k'imbabazi nawe urazitanga. Twarababariwe. Yesu yaratubabariye, yikoreye ibyaha byacu. Yaravuze ngo nimutabarira, na so wo mu ijuru ntabwo azabababarira. Tubeho ubuzima bubabarira, twe kwitura abantu inabi batugiriye, ahubwo tujye tubitura kubasabira umugisha. Imbaraga z'umwuka wera nizo zabigushoboza. Imbaraga z'Imana nizo zagushoboza kubasha kwitura umuntu wakugiriye nabi, wowe ntumwiture inabi yakugiriye, ahubwo ukamwitura kumusabira umugisha. Icyo yaba yaragukoreye cyose umwiture kumusabira umugisha, ntibiture umuntu inabi yakugiriye. Nshuti muvandimwe, mu Kristo, wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nta zindi mbaraga zagushoboza uretse imbaraga za Yesu. Ndakwinginga nanjye niyingingira kugira ngo tubashe kubaho ubuzima butitura abantu inabi batugiriye, ahubwo tubeho ubuzima busa umugisha tugiriye nabi. Ntabwo hazabura abagizi ba nabi, ntabwo mu isi hazadukomeretsa, ntabwo mu isi hazabura abatugambanira, ntabwo mu isi hazabura abitambika muri dosiye zacu. Ariko uramenye, ntitukwiye kubitura kubasabira umuvumo, ahubwo dukwiye kubitura kubasabisha, kubera yuko dutandukanye nabo. Itandukaniro hagati yawe n'umupagani, ukora itandukaniro. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru igushoboze. Shalom.